Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho twabateguriye kubaganiza ku gihingwa bita gombo. Iki kimera kikaba ari ingirakamaro mu buzima bw'umuntu, kikaba kigira uruhare mu kongera ubudahangarwa bw'umuntu, kumurinda gusaza kw'amaserire, ndetse no kumurinda indwara zitandukanye z'ibikatu zibasira umuntu w'iki gihe, harimo za diyabete, harimo za kanseri. Bikaba byaragaragaye ko kino gihingwa ari ingirakamaro cyane. Ugikurikiraho kino kiganiro kugera kirangiye kugira ngo wumve nyine akamaro tugiye kugarukaho ka kino gihingwa, kandi tugusabye gukora subscribe, like, share, kandi ukore n'akakazogera kugira ngo ikiganiro cyose dusohora uzajye uba mu ba mbere bakibona. Ubwo rero tudatinze, reka tukugezeho ibya kino gihingwa. Kino gihingwa gombo nyine kiramenyerewe mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afurika. Kirahingwa, kikamera, noneho hakaribwa umusogwe wa kino gihingwa. Uyu musogwe uba urimo utuntu tw'utubuto dutoya, nitwo rero usanga duhindutsemo ibintu bimeze nk'ururenda iyo bigiye mu mazi. Ushobora gutegura nk'amazi ya kino gihingwa akakugira akamaro cyane, igihe nyine ukase uruno ruboga, noneho ukabiraza nko mu mazi bikahamara ijoro ryose wenda cyangwa amasaha bitewe n'iminota wifuza. Mu gitondo uza kureba amazi rwose yabaye ikintu cy'ikivuge, noneho ugakuramo ibyo bindi udakeneye, ukaba wabishyira mu biryo, ukaba wabiteka ku bundi buryo. Ushobora rero no kuzitegura nk'imboga, ushobora kuzitegura nk'ikirungo ushyira mu masosi, ugasanga hahandi abantu benshi bakoresha amafarini cyangwa za creme fraiche, abo basirimu bakoresha kugira ngo isosi itaza kuza ari amazi. Ushobora gukoresha gombo kandi ugaprofita n'ako kamaro k'icyo gihingwa. Akamaro rero ni akahe kino gihingwa gifite? Gombo igira uruhare mu kongera ubudahangarwa bw'umuntu, ikagira uruhare mu kurinda gusaza kw'amaserire, kuko ikize cyane kuri antioxidant. Antioxidant ni nk'urugero, harimo vitamine C. Ibi ngibi bituma nyine umubiri udasaza, utangirika, utagira inflammation. Noneho kuko yiganzemo nyine antioxidant. Kino gihingwa gituma umuntu abasha kubona feri ayitukuye nyine mu biryo bitandukanye, kandi feri ituma oxygene, umwuka duhumeka, ubasha gutambuka nyine mu maraso yayandi tureba nyine y'umutuku, za globule rouge. Noneho umubiri ukabasha gukoresha nyine iyo feri na oxygene, byose iba iwukeneye. Tukivuga rero antioxidant, gombo ikize cyane kuri vitamine B9. Iyi B9 bakaba bayita folate, aho umuntu aba yifitemo cyane cyane. Ibi ngibi babikoresha nko ku bagore batwite, baba bayikeneye cyane kugira nyine umwana akurire mu nda nta kibazo afite, kandi ugasanga hahandi umuntu agomba kugira ADN akuye ku babyeyi be. Ibi ngibi bya vitamine B9 bigiramo uruhare rukomeye cyane. Gombo yifitemo le polyphenol. Ibi ngibi bikarinda umuntu gusaza, na za radical libre bishobora gutera umuntu kanseri. Gombo yifite
ifitemo polysaccharide. Izi ngizi zikagira uruhare mu bijyanye no kongera imbaraga, kuzibika umuntu aba akeneye, imbaraga umuntu aba akeneye. Kandi gombo yifitemo reminero, ni imyunyungugu y'ingenzi umuntu akenera. Twavuga nka calcium, hahandi ikenerwa mu ikomera ry'amagufa. Harimo potassium. Potassium yo ikaba ari nziza cyane, ikenerwa mu bijyanye n'imikorere y'umutima ndetse n'ubwonko. Hakabamo magnesium. Magnesium nayo ni ingenzi mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko no kugira imbaraga, kurinda umuntu ko ananirwa. Gombo ikize kuri fibre soluble. Izi fibre ziragenda zigafasha umuntu mu mikorere y'amara, noneho amara agakora neza kandi hakagabanywa isukari mu mubiri w'umuntu. Gombo ni ingenzi cyane, yafasha abagore batwite kuko twabivuze haruguru, kuko ikize cyane kuri rofolate, kandi rofolate ikaba ifasha inda gukura neza, umuntu akazabyara umwana uri muri kondisiyo nziza, kandi na deni nyine zigatangwa neza, umwana akazavuka nta kibazo afite. Abantu bifuza kunanuka, guta ibiro, bashobora nayo kuyikoresha kuko gombo igabanya isukari mu mubiri w'umuntu. Noneho n'abarwaye diyabete cyangwa bashaka kuyikumira, yabafasha cyane muri runo rugamba. Ikindi nanone ni uko hari abayikoresha mu bijyanye n'ubwiza. Abantu benshi bemeza yuko gombo, amazi ya gombo bateguye bakayashyira mu misatsi yabo, imisatsi yabo iba isa neza kandi igakura neza yoroshye. Ubwo bafite n'ukundi bashobora kwigenza mu bijyanye no kwita ku ruhu. Gombo nanone ikungahaye kuri vitamine K, iyi nayo igakenerwa mu bijyanye n'amaraso, kuriya amaraso ashobora kuvura cyangwa se ntavure, ino vitamine K ibigiramo uruhare. Habamo kandi vitamine A, iyi ngiyi nayo ikaba ikenewe nyine mu ikorwa rya feri n'imikorere ya feri. Feri kandi tuzi ko ari ingenzi mu itwarwa ndetse no mu mikorere ya oxygene, kandi feri iyo bayivuze ushobora kumva nanone kuriya amaraso nyine aba ari umutuku, ririya bara ry'umutuku, feri ibigiramo uruhare rukomeye cyane. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo. Gombo buriyumviye yuko ari igihingwa cyiza, ku iki gihe biroroshye kukibona no kugihinga, kirera. Hari abantu bashobora kugihinga kikera, mu masoko kiraboneka, ngira ngo urabyiyumviye. Tumaze iminsi tukuganiza diyabete, tumaze iminsi tukubwira kanseri. Uyu ni umuti uri gratuit, udahenze cyane, umuntu ashobora kugerageza mu guhangana na zino ndwara z'ibikatu. Muri rusange rero ndagushimiye wowe wakomeje kudukurikira, nkaba nkwizeje ko tuzakomeza kukugezaho byinshi byakugirira akamaro, kandi n'ibindi biganiro abatarabikurikiye mwabikurikira mukabyumva. Murakoze rero, mugire amahoro, Imana ibahe umugisha.